Umusozi uhagaze. Those are my problems, but my God is bigger than everything. Na nyogokuru yavuze ko wagiye umugeni imbere, nanjye uzanyimane ntuzatume susugurwa. Hey, na mimi nasema ame. Kwa mbere umwaka wa 2026 mwese rwose ndabifuriza kugira umwaka mushya muhire, twishimira Imana rwose ibashe kutugeza muri uyu mwaka wa 2026. Ni ibintu byiza cyane byo kwishimira, kandi rwose ndabifuriza ishya n'ihirwe muri uyu mwaka, kandi muzabane n'Imana neza cyane. Iyi nkuru nje mbagezaho rwose ni inkuru y'abahanzi babiri bamaze iminsi bafitanye cyo nakita ubushyamirane, buri wese ashaka kugaragara ko ari wa mbere uhagarariye abahanzi mu Rwanda, undi nakavuga ati ni ngewe, kugeza umwe yisuye igisamagwe, undi nawe aza yita Munyakazi. Urumva abo bose iyo mvuze ayo mazina muhita mubumva. Na undi ni Bruce Melody na The Ben. Murabizi ko Bruce Melody yita Munyakazi, The Ben akita Tiger, ariyo gisamagwe se cyangwa ingwe. Urumva ni ibintu biraho. Uyu munsi rero ku itariki ya mbere bakaba bafite igitaramo gikomeye cyane, ariko ikintu kishimishije nze mbabwira nuko mbere yuko bajya guhura mu gitaramo, na cyane ko icyo gitaramo bashaka kumera nk'abahangana ku buryo ki buri wese aza kugaragaza navuga ko uruhande rwiwe nyine ko ashoboye. Muri urwo rwego rero bose buri wese ashaka kugaragaza ko ari we wa mbere mu Rwanda uyoboye music industry. Urumva rero ni ikintu gikomeye cyane, ariko ikintu kinzanye hano ni ukuntu nk'uko muri kubibona kuri screen za Hambones TV, ni ukuntu rwose aba basore babanje mbere yuko bajya guhura mu gitaramo. Ni ikintu bakoze cyiza cyane cyo gushimira, yaba bari bagikomeje pe. Basojereje umwaka mu nzu y'Imana rwose bashimira Imana kandi banaririmba, ariko rwose ni ikintu cyiza cyane. Yaba The Ben yaba Bruce Melody, buri wese yagiye mu icece runaka abasha kurangirizayo umwaka. Urumva rero ni ikintu cyiza gikomeye cyane kuri abahanzi, ahubwo ndifuza ko nyuma y'iki gitaramo baza gukorana no mu ntoki, bakareka ibintu byo kugira gute byo kuba bagirana ibintu bita amabifu muri ibi bya music, bagasenga Imana. Kandi rwose indirimbo barazifite nziza cyane baririmbira Imana. Umva nka hano uko Bruce Melody yaririmbaga rwose, umva ko yarari mu mwuka rwose. Nanjye uzanyimane ntuzatume susugurwa. Hey, na mimi nasema ame. Niyo batansubiza. Hey, nakupenda Jessie, pokea sifa, nakupenda Baba, unaweza yote, baraburiza Munyakazi ugashubinyekeza. Nakupenda Jessie, pokea sifa, iwanje birakara gacamo n'umusoro. Nakupenda. Haleluya. Murakoze timu yaho ngaho kuri iyo ceci. Byari ibintu byiza cyane, nifuriza Bruce Melody rwose gukomeza intambwe yatangiye yo kuba yazajya agana mu rusengero rw'Imana, kuko buri wese iyo yibutse aho yavuye akareba n'aho ageze yashimira Imana.
Ashimira Imana. Ari byinshi byo gushimira Imana, nuko nyine bamwe bagenda ugasanga baribagiwe bya bindi bita umurengwe wamara kukugeraho rwose ukumva ko Imana ntacyo ivuze kandi ariyo yagize gute yagukuye aho wari uri ukaba ugeze aho ugeze. Ni byiza rero Bruce Melody kuba yakuteye intambwe nk'ira yo kujya mu rusengero. Ikindi nifuza kuri we nuko yajya aririmba indirimbo rwose nziza za gospel, nazo akajya zishyiramo rwose aririmbira Imana. Bizaba ari ikintu cyiza cyane. The Ben nawe rwose, The Ben nawe yagize gutya, nawe yajya mu icece yindi rwose, babona ko nawe bari bamwishimiye cyane bikomeye cyane. Baramwishimiye rwose. Ni ikintu cyiza cyane aba bahanzi bagiye bakora. Umva uburyo ki rwose yaririmbye indirimbo zigiye zitandukanye, aziririmbye pe, yabe Richard Ngendahayo, iriwe se n'izindi yaririmbye mukurikire mwumve. Murumva ko ari indirimbo nziza cyane rwose. Abahanzi rwose iki gikorwa basoreje umwaka wa 2025 bakora binjira mu rusengero rw'Imana. Ni ikintu cyiza cyane, ni ikintu cyiza nishimiye nkanjye rwose. Ndavuga ati iki kintu ntabwo nabura kugikoraho ikiganiro bitewe nuko ni ikintu cyiza cyane cyo kwishimira. Ahubwo mbasaba kugira ngo bakomerezeho n'ibirangire hariya tujye tubumva ngo bateraniye mu rusengero runaka, n'indirimbo z'amagospel zaririmba Imana rwose nazo zibe nyinshi kuri bo. Bizaba ari ibintu bishimishije cyane. Sawa rero, ndabifuriza kugomeza kugira umunsi mwiza w'ubunani rwose kuba ubonye kandi namwe mutabashe kubona rwose. Imana bagire neza, mubashe kubona ifunguro rya nimugoroba n'icyo kunywa cya nimugoroba. Kandi mwese ndabifuriza aba bafite akazi namwe mudafite akazi mugomeze mwihangane. Uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda. Nta gucika intege, cyane no gusenga Imana no kuyizera kuko Imana nigena byose. Yanjye mwabanye rero mu kiganiro yari Hagenimana Adolphe, iyi mwakurikiranaga yari Ambobumness TV. Mbifuriza kugira amahoro y'Imana n'imigisha yayo muri uyu mwaka rwose wa 2026 uzababera umwaka w'amahirwe rwose no kwegera Imana cyane, kandi muzahirwe rwose mu byo mukora byose. Amen.